Muraho neza, tubanje kubasuhuza, ndabanza mbibwire nitwa Emmanuel Niyibizi, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umuryango bita Association pour le développement et la promotion de l'éducation, mu magambo ahinnye ADEP. Uyu muryango ni umuryango umaze imyaka igeze muri 3 uvutse, ukorera mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba mu karere ka Huye, ukaba waribanze cyane mu gukorera mu bikorwa by'uburezi, cyane cyane ku rubyiruko rutakaza amahirwe yo kwiga ngo barangize amashuri, ubwo bakabafasha mu kugira ngo bashobore kwiga imyuga kugira ngo bakomeze kubaka ejo hazaza habo. Ibindi bikorwa dukora bishingiye ku buzima, nk'uko tuza kubisobanura, hanyuma tukagira n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubundi mu guteza imbere amajyambere y'icyaro. Rero intumbero yacu nk'uko nabivuze ni ugufasha cyane cyane kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kugenda buhinduka ndetse baniteza imbere. Tugira uruhare rero mu ibyo bikorwa twifashishije uburyo butandukanye, harimo uburyo bw'ubujyanama, harimo uburyo bwo gukoresha uruhare rwacu kugira ngo natwe dufashe abantu muri iryo terambere. Uyu muryango rero ni umuryango utegamiye kuri leta, kandi ukaba n'umuryango n'ubundi ukora ibikorwa by'urukundo. Rero washinze bwa mbere, wabanje gushinga ishuri ry'imyuga, Ecole Technique Polyvalente. Iri shuri rikaba ririmo imyuga igeze muri 4, ndetse n'undi wa 5 tugiye gutangizamo. Imyuga dufitemo ni short course, harimo umwuga w'ubudozi short course, harimo umwuga w'ubwubatsi short course, hakabamo umwuga wo gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga electronic services, hakabamo ndetse n'umwuga ujyanye no gusana cyangwa se kurepara ibinyabiziga, ari wo bita mekanike cyangwa automobile repair. Harimo nanone na serivisi ishingiye kuri automobile repair ya driving school. Irindi shami turimo dutangiza ni ishami rijyanye n'umuziki ku bufatanye n'ishuri rya Nyundo ndetse na RTB, nabyo imyiteguro igeze ku musozo. Iri shuri rero urubyiruko rimaze gufasha, ngira ngo muri iki cyumweru turohereza urundi rubyiruko rugeze muri 367 bagiye kujya mu mastage kwimenyereza imyuga muri ariya mashami twavuze. Bakaba rero ari abanyeshuri bagiye kurangiza, batugeza ku mubare w'abanyeshuri 789 bazaba bamaze kurangiza muri iri shuri Ecole Technique Polyvalente ryashinzwe na ADEP. Mvuye ku bikorwa by'ishuri, iri shuri rigenda rigira abafatanyabikorwa batandukanye rikorana nabo, ariko n'ubundi turacyagenda dushakisha n'abandi bafatanyabikorwa, kuko intumbero yacu ni ugufasha urubyiruko rwinshi rurenze urwo turi gufasha uyu munsi. Uyu munsi turi gukorera mu karere ka Huye, ariko tukaba tunatekereza kugira nk'uko intumbero yacu iri kuzakorera no mu zindi ntara, nk'uko strategic plan yacu imeze. Mu myaka 15 ADP yifuza kuba ifite amashuri y'imyuga muri buri ntara. Ikindi navuga ku ishuri ni uko no mu bindi dutekereza cyangwa se turimo duteganya, ni uko n'ubundi iyi shuri rirakorera aho rikodesha, ariko rikaba ryaramaze no kwigurira ubutaka bwaryo, rikaba riteganya kuzagira n'inyubako yaryo aho ryatangiriye, kugira ngo n'ubundi rive aho ryakodeshaga. Tugiye mu bikorwa by'ubuzima, ADP yatangije undi mushinga wita ku buzima bw'abaturage, wo twise Community Health Assistance and Patient Support. Uyu mushinga mushyashya ni umushinga uteganijwe gukorera hirya no hino mu bitaro by'igihugu cyacu cy'u Rwanda,
nk'uko twagiye umushinga wateguwe tukaba turi no kubiganiraho na Minisiteri y'Ubuzima. Uyu mushinga ukaba ufite ibikorwa bitandukanye bizakorera mu bitaro 57 biri mu gihugu cyacu, harimo ibitaro by'uturere n'ibitaro byisumbuye cyangwa ibitaro bikuru. Ibyo byose duteganya gukoreramo ibikorwa byacu ku bufatanye na Minisiteri yacu y'Ubuzima, nk'uko turimo tubiganiraho. Ariko mu itangira ryacu twagiye twegera bimwe mu bitaro tuganira ku bikorwa byacu. Ibitaro byegerewe harimo ibitaro by'akarere bya Kabutare, hakabamo n'ibitaro bikuru bya Butare CHUB. Tuganira ku bikorwa byacu. Ibyo bikorwa bimwe na bimwe bikaba byaratangiye gukorwa, nubwo bikigenda byagurwa uko n'ubundi umushinga uteguye. Hari n'ibindi bitaro ubu twamaze gukomangira, birimo ibitaro bikuru bya Kigali CHUK, hakabamo n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal King Faisal Hospital. Ibyo nabyo turimo turakomanga, ngira ngo kuko n'ubundi nabivuze, nka Faisal yo yamaze kuduha audience, turimo turaganira kugira ngo uburyo ibikorwa byacu byakorwamo tube twabihuriraho. Ibikorwa rero dukora muri Community Health Assistance and Patient Support, kuko n'ubundi izina ribivuga, ni ugufasha cyangwa se ni ugufasha no gushyigikira ibikorwa by'ubuvuzi, tukanunganira abaganga muri bya bikorwa n'ubundi byo kwita ku buzima bw'umurwayi. Bimwe rero mu bikorwa harimo kureba cyane cyane, hari umushinga twarebye cyangwa se tureba n'ibyo uko Minisiteri yacu y'Ubuzima ikora, dusanga harimo ikintu natwe twafashaho kugira ngo wa muturage urwara arusheho kuvurwa neza no kwitabwaho, asubire mu buzima busanzwe, akomeze kubaka igihugu no kwiteza imbere n'umuryango we. Ibi ngibi twabirebeye mu mboni yitwa Quick Recovery Program, cyangwa se gufasha umurwayi gukira vuba kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Ibi rero nubwo bigitangira bikiri bitoya, ariko twifuza ko bigenda bikorerwa ubuvugizi bigakura. Quick Recovery Program, iyi ni porogaramu twifuje by'ukuri kuganira no kuyikorera ubuvugizi, ariko tureba n'imbogamizi bamwe mu bita ku barwayi bagenda bagira, nk'uko tugenda tuganira n'abaganga batandukanye. Aba rero imbogamizi ya mbere ikomeye ni ukuvuga ngo umuturage cyangwa se igihugu cyacu cyashyizeho uburyo bwiza bwo kugira ngo abaturage babe bafite ubwishingizi bubafasha, ubwisungane mu kwivuza, nk'uko abantu bagenda bagira ubwisungane butandukanye. Ubwo bwisungane barabutunga, ariko iyo yarwaye, hamwe n'ubushobozi bukeya bw'uko tukiri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kwivuza n'ubundi bamwe na bamwe birabagora. Aho ngaho hahita hintervena cyangwa se hahita hakoreshwa uburyo bugenda bushyirwaho n'ubundi na leta yacu, hashingiwe ku turere ndetse n'ibitaro, abo bita ngo ni social department cyangwa service sociale. Izo service rero nazo zikoresha uburyo buhari, zigashobora gufasha abarwayi rero by'ukuri. Buriya haba harimo bafite ibintu byinshi baba bakeneye, abantu bamenya n'ibyo batamenya. Ibyo abantu bamenya rero, burya tugira ngo umurwayi akeneye imiti gusa, akeneye kurya, ariko nabyo ntibinaboneka neza. Muganga nawe ahura n'imbogamizi. Muganga doctors arareba umurwayi akamusuzuma, akamwandikira imiti, na wa wundi bakorana nk'umunasi nawe bagafatanya kugira ngo bite ku murwayi, ndetse n'abandi bose bakora muri za nzego z'ubuzima. Ariko imbogamizi ya mbere ikomeye bahura nayo ni ukuvura umurwayi adafite uburyo bwo kubona imiti. Iriya ni imbogamizi ikomeye. Umuntu ashobora kuba afite ubwisungane mu kwivuza ubwo ari bwo bwose, ariko hagera kugura imiti bitewe n'ikiguzi igura cyangwa se na kondisiyo z'ubushobozi yari afite, imiti ikabura.
iyo ni imbogamizi ikomeye ikunda kuba ku ruhande rwo kwa muganga no kuri ba bantu bari kuri bedside bavura abarwayi. Iyi mbogamizi rero mu gufasha cyangwa mu gufasha kuyikemura, inshingano ya mbere twihaye ni ugukorera ubuvugizi icyo kintu kugira ngo inyigo zikorwe ku rwego rw'igihugu cyacu, harebwe uburyo iyo mbogamizi ya ababishinzwe ndetse n'igihugu cyacu hagenda hatekerezwa uburyo iyo mbogamizi yagabanyuka. Wa muntu nubwo afite ubwishingane mu kwivuza, ashobora kuba na ya miti yagerageje kuyigura, hanyuma bagiye nko mu bitaro de reference, hanyuma niba yaturutse kure babona ko ubushobozi bubuze, ntibanabwire babaganga ko ubushobozi bwashize, ahubwo akajya inama n'umuryango we cyangwa se akifatira icyemezo akavuga ati kugira ngo nanjye ngwe ku gasozi cyangwa nsebere hano, agacika abaganga akabasigira wa murwayi. Icyo kiba kibaye ikibazo gikomeye, kigahinduka umuzigo ku bitaro, kigahinduka n'umuzigo muri ya serivisi barimo. Iki nacyo ni ikibazo kibangamira cyane abantu bakora mu nzego z'ubuzima, kikongera kikanabangamira wa murwayi kuko abarwayi benshi babitakarizamo ubuzima, kuko nyine yagomba kuvurwa ntiyavuwe, cyangwa se yanakira agakira azagira ibyo bita sekere, ni ukuvuga ni inkurikizi zitari nziza kubera ko atitaweho mu buryo bwari bukwiye. Kandi kutitabwaho by'ukuri ntabwo turi bubigarure ku muganga cyangwa se wa munasi, ntitubigarura kuri rya tsinda ryo kwa muganga ryahitaga ku murwayi, ahubwo ni ibyo bibazo byavutsemo. Ibindi rero nanone, indi mbogamizi ikomeye ishobora kutaba imiti, ikaba ibyo kurya. Ifunguro naryo ni ikintu gifite imbaraga zikomeye mu gufasha umurwayi gukira vuba vuba. Kuko rero bitwavuze ngo ni quick recovery program, kugira ngo by'ukuri umurwayi ashobore gukira asubire mu buzima busanzwe, ni ikintu twatekereje gukorera ubuvugizi. Ndongera kuvuga nanone ku miryango itegamiye kuri leta, abenshi uretse wenda imiryango migari kaza USAID n'abandi, bagenda baba bafite imbaraga zihagije bagafasha n'ubundi mu igihugu cyacu, bagafasha n'inzego z'ubuzima mu bikorwa bigari byo kwita ku murwayi, bajyanye n'imiryango itegamiye kuri leta nk'abafatanyabikorwa ba leta. Nabo ndifuza kugira ngo tubasabe cyangwa dukore ubuvugizi ku bantu bategura imishinga irebana n'ubuzima, twabashishikariza kureba neza kuri iki cyuho kiri kwa muganga, kuko wa muturage dufasha mu giturage iyo dutekereza ku isuku n'isukura, wa muturage dutekereza tukareba ku bikorwa by'ubuzima bigaruka mu giturage birimo kurwanya sida n'ibindi, twakamutekerejeho anaryamye mu gitanda cyo kwa muganga, ko kiriya gihe nicyo gihe aba akeneye ubufasha bwihutirwa, kiriya gihe nicyo gihe aba ari mu kaga ashobora gutakaza ubuzima. Ariko usanga imiryango nterankunga ifasha leta, abatekereza kuri iki kintu cyo kugira ngo umurwayi akire asubire mu buzima busanzwe, ntabwo bahita batekereza direct guza kunganira wa muganga uri ku rugamba rwo kugira ngo asubize umurwayi ubuzima. Ndashaka kuvuga ngo twakwiye gufasha leta, tugafasha na rya tsinda ry'abantu bari kwa muganga, kugira ngo uyu murwayi ave mu kaga ko gutakaza ubuzima, abone imiti ku gihe, abone ibyo kurya ku gihe, yewe n'abakoze impanuka buriya baba bambaye ubusa, babone n'imyambaro, kuko buriya iyo yakoze impanuka aba ari mu kaga kuko ashobora kuba nambaye ubusa. Ibi byose rero ririya tsinda riri kwa muganga riba riri mu rugamba ariko rutamenyekana, nirwo twashatse kugira ngo dusabe n'abantu bakora mu nzego zo gufasha by'ukuri batekereze ko uriya muganga akeneye kwegerwa, kugira ngo twese duhurize amaboko hamwe dufashe uriya muntu ubuzima bwe buri mu kaga. Rero ikindi twajya kuvuga n'ubundi kuri uyu mushinga Community Health Assistance and Patient Support, ahangaha Quick Recovery Program, muri intervention uretse ubuvugizi, CHAPS twatekereje ko ikindi cyo gukora mu nyuma yo kwikorera ubuvugizi,
twahuriza amaboko hamwe n'abandi bantu bose bafite umutima wo gufasha, tugashyiraho uburyo bushobora gutuma by'ukuri n'uwagize uwo mutima w'urukundo wo gutekereza ko wa murwayi ubuzima bwe buri mu kaga kandi akaba afite imbogamizi y'uko ubushobozi bwe bwarangiye cyangwa se nta n'ubwo ari buhari, atakagombye gutakaza ubuzima. Icyo cyatumye dutekereza ko bagenzi bacu, abantu n'ubundi bafite umutima w'urukundo nk'abantu b'Imana, twakafashije wa muntu tukifuza kubabarana nawe muri cya gihe cyiwe cyo kubabara, tukamufasha kubona ubuzima. Niba ari amafaranga, waba ufite amafaranga wenda nta mafaranga aba makeya, ayo wakita makeya ushoboye ukitanga, yayo ushobora yose tukabinyuza ku buryo bwashyizweho kugira ngo ubwo buryo bushobore kuba twabukusanya, tubunyuze muri za serivisi zashyizweho sosiyale z'ibitaro. Tugenda n'ubundi tugana n'ibitaro tukaganira, tukamenya ubushobozi bakoreshaga, tukamenya ibibazo bafite. Ngira ngo ibyo bimaze gukorwa ku bitaro bya Kabutare, bimaze gukorwa mu bitaro bya Kaminuza ya Butare, ndetse n'ahandi twavuze twamaze kugeza ibyifuzo byacu, nabo turimo turaganira tumenya ubushobozi bari bafite, hanyuma tukamenya icyuho gihari kugira ngo bashobore guhangana n'ikibazo cyo gufasha abarwayi, cyane yuko nka biriya bitaro n'ubundi bya reference bo banakoresha n'uburyo bwo kuvugana ndetse n'inzego z'ibanze ku barwayi bamwe na bamwe kugira ngo nazo zintervene bitewe n'aho umurwayi yaturutse mu karere k'iwabo n'imirenge. Ariko byose hari n'aho bigera bikanga kuko n'izo nzego z'ibanze ziba zifite ubushobozi budahagije. Ndimo rero ndashishikariza n'abafite umutima wo gufasha w'urukundo batari imiryango nterankunga, by'ukuri umuntu wese wabikora nk'ukora umurimo w'Imana, wabikora nk'utekereza ko nawe ejo uzaba uri mu kaga kugira ngo nawe ufashwe n'abandi. Umuntu wese uko umutima w'urukundo wabimwemerera, yaza tugahuza imbaraga tugafasha abarwayi bababaye. Gufasha rero, gufasha hakoreshwa uburyo bwashyizweho n'uyu muryango ADP. Hari uburyo bujyanye na telefone kuko ikoranabuhanga rirabitwemerera, ni momo. Hakaba uburyo bujyanye na banki, nabwo hari konti yafunguwe mu mazina ya sosiyale. Hakabaho n'abantu bazajya bayigenzura kuko izajya inakorerwa na audit n'inzego zose zibyifuza kandi zibifitiye ububasha kugira ngo by'ukuri ibintu bikorwe mu mucyo wabyo. Ibyo twabanje kwitegura no kubivugana n'inzego zitwegereye ko by'ukuri aya mafaranga nta bindi bikorwa azajyanwamo, ni konti yashyiriweho bariya bantu twise abantu bari mu kaga. Kuko ngira ngo umuryango ufite izindi konti ukoresha ibindi bikorwa byabo bisanzwe, ntawagira impungenge rero ko ayo mafaranga agiye kwivanga n'indi mishinga. Ayo ni amafaranga ahurizwa hamwe kuko ushobora kuba watanze igiceri cya 50 cyangwa se ukaba watanze igiceri cya 20, nacyo kirafasha. Ushobora kuba watanze igiceri cy'100 ukavuga ati ntabwo iki ngiki nakigeze imbere y'umuntu kuko ntacyo kiri bugure. Ariko abantu 20 batanze igiceri cy'100 cyangwa abantu 20 bagatanga icya 50, kirimo pampa ifasha umurwayi kandi ukaba wafashije. By'ukuri rero nubwo buryo twabonye ko tutavuga ngo abantu turapfobya abantu wenda bafite n'ubushobozi buke. Ufite ubushobozi buhagije n'ufite ubushobozi butoya bose bashobora gufasha kandi Imana ikabaha umugisha. Ubundi buryo bwo gufasha, hari abantu bagira impungenge cyangwa se akavuga ati ndi Butare, abantu bari umuryango uri Butare ariko ngewe wenda ndi Burasirazuba, ndi Burengerazuba, ndi mu Majyaruguru, ndi mu mujyi wa Kigali. Akavuga ati ngewe gufasha abarwayi reka negera ibitaro binyegereye, biremewe. Icy'ingenzi ni uko imfashanyo yawe uvugisha umwe muri za nimero z'abakozi bacu CHAPS, hanyuma wamara kumuvugisha akavugana n'abashinzwe abarwayi serivisi sosiyale y'ibitaro ushaka kujyamo, tukabateguza ko hari inkunga ugiye kubashyikiriza. Iyo nkunga rero bayakirana na yombi. By'ukuri ishobora kuba ari umuryango, famiye, ishobora kuba ari umuntu ku giti cye, ishobora kuba ari church,
bishobora kuba ari korali, bishobora kuba ari itsinda ry'abantu bishyize hamwe, bishobora kuba ari abanyeshuri, birashoboka. Ni ukuvuga ngo abantu bose bashobora gushaka gufasha kandi bikanyura mu nzira zose bashaka. Ubundi buryo nanone, hari n'abashobora kuba begereye icyicaro cy'aho dukorera, cyangwa se bakaba begereye hafi y'ishuri aho ishuri ryacu rikorera. Aho hose ushobora kuhanyuza inkunga wateguye, iyo nkunga barayakira, hanyuma natwe tukayikusanya. Buri kwezi tugena uburyo iyo nkunga ishyikirizwa ba bantu bayoboye ibitaro biri no mu nshingano gufasha abarwayi, hanyuma tukabashyikiriza ikibonetse kikagezwa ku barwayi. Ngira ngo ni ubwo buryo bwashyizweho kandi twumva ko bwizewe. Uwumva afite amakenga, icyo akora aratuvugisha akatubwira ati ngiye inkunga yanjye ndashaka kuyifashisha aha ngaha, ntuzagire ikibazo cy'uko ari iburasirazuba, fasha aho uri, ntuzagire ikibazo cy'uko uri mu majyaruguru, fasha aho uri, cyangwa iburengerazuba. Icyo dukora, tuvugana n'abashinzwe iyo serivisi sosiyale cyangwa se ubuyobozi bw'ibitaro, ukagerayo bakwiteguye bakakwakira, kandi by'ukuri ukaba ukoze umurimo w'Imana n'igikorwa cy'urukundo.